Biragoye, ibi bintu biragoye cyane kuko kubyiyumvisa ntago ari ugupfa kubyumvisa, ni bake cyane rwose kwakira byagoye. Muri Yohana ibice 14 umurongo wa 6 niho havuga ngo ni njye nzira n'ukuri n'ubugingo, ntawe ujya kwa data ntamujyanye, cyangwa se ntawe ujya kwa data atanyuzeho. Uwo ni Yesu wabivugaga. Yesu yavuze ko ari we nzira y'ukuri n'ubugingo, ari nta muntu n'umwe wajya kwa se atamujyanye. Kwa data wa Yesu ni kwa data wa twese uri mu ijuru, ni ku Mana nyamana, ya yindi ya Sadurake na Mishake na Abedenego yabakijije mu itanura ry'umuriro, ari nayo ya yindi yakijije yarinze Daniyeli mu rwobo rw'intare, intare ntizimurye bamujugunyemo. Icyo rero wowe nanjye usabwa kugira ngo ugere kwa data ni uko wabanza ukanyura kuri Yesu. Kunyura kuri Yesu ni ukwizera ibyo yatubwiye byose, n'amategeko yanditse muri Bibiliya tukayitondera, ahasigaye tukaba twujuje inshingano data wa twese adusaba, twarangiza tukanyura ku mwana wayo ari we Yesu Kristo. Ahasigaye kumunyuraho, ibyo byose amategeko y'Imana 10 iyo wayakurikije ukayitondera rwose ni nkaho uba wageze kuri Yesu Kristo, kandi ukajya ukora imirimo nk'iye ikwiriye abihannye, ukirinda ibyaha, waba wabikoze ukabyihana kandi ukihanira kureka, warangiza ukiyeza mu mutima, ukitunganya, kwitunganya n'Imana, ukihana, maze Imana nayo ikakweza. Kuko Yesu yaravuze ngo umubonye aba abonye se, yaravuze ngo umbonye aba abonye data. Ubwo rero niba wabonye Yesu n'ubundi wabonye Imana. Ubwo rero Yesu yavuze ko ari we nzira y'ukuri n'ubugingo, nta n'umwe ujya kwa data atamujyanye. Ubwo rero icyo usabwa ni ukwihana. Muri ibi bihe hari ibihe bigoye cyane bikomeye, ariko ibyo nitubikora Imana izaturwanirira.